kurwana. Umukristo watinyuka gukubita ni bakeya. Muve kwica, umukristo watinyuka ni bakeya. Ariko kuvuga ngicyo ikibazo dufite kujya mu nteko y'abanegura kandi byaravuze ngo aho ibose watuye ngo aho babiri cyangwa batatu bari bamaze izina ry'Imana, Imana iba iri hagati yabo. Uyu munsi nagira ngo mbwire ngo aho abakobwa batatu cyangwa bane batanu bari baba barimo banegura, aho abasore babiri cyangwa batatu bari baba barimo banegura. Munsi gitangaje baba banegura opposite sex. Barabizi akenshi irabirinduka igera kuri wa mudamu, umudamu biramubaza cyane, ndetse n'abagabo babizamo kuba ari abantu b'inshuti urebye kugira ngo tuvugwa n'abandi, tuvugwa n'inshuti zacu. Ubwo ikibazo kiba kibaye cya famiye, ntabwo kikiri kiba kibaye cya famiye zirahura, bari nk'aba famiye eshatu uko bagiye bahererekanya iyo nkuru, famiye eshatu couple eshatu barahura ubundi bari inshuti. Uwa kabiri muzi uko yisobanuye, uwa mbere we yarivugiye. Uwa kabiri muzi uko yisobanuye, yaravuze ngo warabimbwiye uravuga ngo mbigire ibanga, nawe ubwawe wananiwe kubibika, se nibyo urashobora kubibika. Ndiyangasa nawe byarakunaniye kubibika, nibyo urashobora kubibika. Aho umwenda w'urukundo wabaye umwenda w'inabi, umwenda w'ikibi. Is a bad thing and is a bad thing in our society, actually. And psychologically, we can arrive there. And we can ask ourselves, where is the source of that manners? The source of that manners? Where are they? And if we see very far, it is because somehow we have a jealous, we have that resentment, and we have that unforgiveness. That these are the source of that bad things that we say to our neighbors. Dusa naho tubafitiye umwenda kubera ishyari tubafitiye, kubera ko tutashoboye kubababarira, kubera inzika tubafitiye. Ngiki gitera kuvuga abandi nabi muri gihe twashoboye kubabarira, ishyari tubafitiye n'inzika tubafitiye. Niba muri gihe hari umuntu ukunda kuvuga nabi, shakira aho ngaho kandi umenye ko Imana itabigushimira, kuko nyine wananiwe kuba umukristo. Ndetse n'abantu uzarebe twava gusenga icyo umuntu ahita yaturira ku bandi, kugereranya icyo bivanye mu rusengero. Rero iyo utajya kuba uriya mukobwa yirata, umenye ko umufitiye agashya. Hari umuntu waribye ujya gusenga ufite jaruzi, twarakumenye igira kayo mashyari. Who is that one? Ujya gusenga ufite jaruzi nindera yego rati twabakundira ngo muri standby to know. Buriya rero ni ikibazo. Hari igihe tujya gusenga tugasengana amashyari yacu, tugasengana inabi yacu, ndetse tukiba dusakuza ngo turi gusenga, kandi ari kimwe twagombye kwireba aho turi bwacu. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. Praise the Lord. Mungu asifiwe. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Try to be humble. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Praise the Lord. Praise the Lord. Try to raise your hand. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Okay. As
like this mass in languages because it is double interest. When the student from Venus went to the entrepreneurship outside, somehow they tell us your student don't use the English or French. It depends where they go to that entrepreneurship. It means you must have that effort to use that foreign languages, isn't it? Yes. Why not to enter the international choir? It is another circumstance to know the languages. If you join that international choir, somehow you study the languages also. Yes. Anything which is an extent to know the languages, that is outside for our teaching today. Our teaching today, I'm going to focus on the how to avoid the criticism one another, because it is a noun of Satan, which he used to destroy our family and our society. Criticism. Mu Kinyarwanda umuntu yavuga ngo dore uburyo kunegurana ari intwaro Sekibi ari kwifashisha muri iyi minsi mu gusenya imiryango no gusenya mu bana. Dushobora kugira ibintu byoroshye, kunegura dushobora gukeka ko ari ibintu byoroshye, ariko buriya ni intwaro ikomeye, kuko amasomo uyu munsi agiye kubitwereka. Ni intwaro ikomeye Sekibi ari kwifashisha muri iyi minsi, kubera ko uko abantu bagenda biyongera bakabana, ni nako mu byo bavuga hagenda habamo rimwe na rimwe intwaro ya Sekibi. Kera ntitwabaga mu midugudu, washoboraga kwibera iyo mu cyaro mu rutoki hagashyira n'icyumweru udahuye n'abandi, ariko ubu ni mu mudugudu. Urasohoka ugahura n'umuvandimwe wawe, ikibi kitagize amezi ate, yambaye ate, ibiki byose ukabonye inkuru rero. Mu yandi magambo, twese twigize abanyamakuru. None muri iyi sosiyete ya none rero, ijambo ry'Imana rigiye kutwereka uburyo tugomba kuba muri iyi sosiyete ya none. Aho twabihubwira, tugomba kuba muri uwo mudugudu nyine. N'isi ubwayo yabaye umudugudu. Biroroshye gutangira kuvuga inkuru zo muri Amerika, kuko usa n'uwaharaye, usa n'uwahageze. Isn't it? Yes. Ubundi se kunegurana ni iki? Kuko kuvuga ubundi ntabwo ari bibi, kuvuga se ni bibi. Ariko iyo harimo ijambo kunegura, rihita biba negative word. Criticism is a negative word. We say criticism when you say the bad thing about your neighbor. That is criticism. Nicyo twita kunegura. Kunegura biba kunegura iyo utangiye kuvuga ikiri ku muvandimwe wawe. Nayo utangiye kuvuga icyiza, ntabwo ari kunegura. Nari mubizi. That is the Rwandan vocabulary. Biba kunegura iyo uri kuvuga ikiri ku muvandimwe wawe. Ari ngiye kuvuga ngo utaranegura natera ikiganza hejuru. Utaragira icyo avuga kiri ku muvandimwe we natera ikiganza hejuru. Ibyo kwizera nko n'Imana yawe. I'm not here as a soldier, no. Your relationship between your God is a witness for many things. For many things, because it's you who know. The second reading, they tell us that we have a debt between one another. And unfortunately, somehow we say the bad thing to our neighbors as they have
or we have that debt for us. Tubavuga nkaho bafite umwenda wacu. Isomo rya kabiri batuvuga ntihakagire tuberamo umwenda uretse umwenda wuhe umwenda w'ubukungu. Hari ibiro tuvuga abavandimwe nkaho umwenda tubafitiye ari ukubavuga nabi, aho umwenda w'urukundo wabaye umwenda w'inabi, umwenda w'ikibi. That is a bad thing and is a bad thing in our society actually. And psychologically, you can arrive there. And we can ask ourselves, where is the source of that manners? The source of that is manners. Where are they? And if we see very far, it is because somehow we have a jealous, we have that resentment, and we have that forgiveness. That these are the source of that bad things that we say to our neighbors. Dusa naho tubafitiye umwenda kubera iki? Kubera ishyari tubafitiye, kubera ko tutashoboye kubababarira, kubera inzika tubafitiye. Ngiki gitera kuvuga abandi nabi muri iki. Twashoboye kubabarira ishyari tubafitiye n'inzika tubafitiye. Niba muri gihe hari umuntu ukunda kuvuga nabi, shakira aho ngaho kandi umenye ko Imana itabigushimira, kuko nyine wananiwe kuba umukristo. Ndetse n'abantu uzarebe twava gusenga icyo umuntu ahita yaturira ku bandi kugereranya n'icyo kivanye mu rusengero. Rero iyo utajya kuba muri abakobwa n'igata umenye ko umufitiye agashya. Hari umuntu waririmbye ujya gusenga ufite jaruzi twarakumenye ugira kayo mashyari. Who is that one? Ujya gusenga ufite jaruzi nindera yego rati twabakundira ngo imwa muri standby to know. Buriya rero ni ikibazo. Hari igihe tujya gusenga tugasengana amashyari yacu, tugasengana inabi yacu, ndetse tukiba dusakuza ngo turi gusenga kandi ari kimwe twagombye kwireba aho turi bwacu. In the gospel that we have understood today, they tell us if you have a problem with your neighbor, try to resolve it. And you can call someone to help you. As you are 3 persons, you can resolve that problem. If that problem is not resolved, try to put him in the ecclesia. Kuvuga mu ikoraniro byibuze urebe ko ikibazo cyakemuka mu muryango cyangwa se aho usengera. Ushobora kuba umuryango cyangwa se aho usengera, kandi wihutire kugikemura icyo kibazo. And in the Gospel of Matthew chapter 5 tell us also, if you come to church and you have your offering and remember that you have a problem with your neighbor, leave your offering and go to reconcile with that one. Reconciliation is a high problem in our society. Reconciliation. Ihangagire uwo undi muberamo umwenda. Kuki uhora buri gihe uzi ko ufitanye ikibazo na mugenzi wawe ukumva ntacyo bigutwaye. We have many problems in the ghetto. Many problems. The ghetto there. There's also a source of problems. Kubera ko wenda uyu munsi aragarutse kubera ko ikibazo cyane kimwe isume umusore yari afite yari isume yakekaga ko mugenzi we yamwibye
abantu biba bakiba n'amasomera si ikibazo, ariko ni ikibazo nyine. Muri geto hari ubujura mana yanjye, ariko si buriya n'igihe mugiye cyangwa geto mugiye kubamo ujye manza mumenye iyo geto mugiye kubamo ibamo bana. Yibuze se ibamo abana b'Imana, ibamo abakristo byibuze. Yes, kuko hari igihe mwiteza ibibazo urajya kubana n'ibisambo n'utari igisambo bazakwiba. Yes, is right. N'utari igisambo we bazakwiba cyangwa kwigisha umwuga nyine. Okay, ni ukuvuga nujya gutura ituro ryawe ukibuka ko hari ikibazo ufite na misambo uzayihorera uko ushoboye umanzi wajya kwiyungana mu gihe mugenzi wawe. For finishing this teaching today, you must remember the high thing about our criticism in our society. Do you know the criticism has a psychological impact, high psychological impact, and you must erase that thing. If you say a bad thing to your neighbor, psychologically is bad, because someone who understands that bad thing that you signify to your neighbor start to know and to explain that neighbor in the eye that you have explained. Kuko burya iyo nje nkavuga ngo shawuriya mwana buriya ni igisambo, utatangira kubona uriya mwana mu maso y'igisambo. Yes, that is psychological impact. Mwumva ukuntu ibyo tuvuga bigira, niyo mpamvu twatiko turatubona ngo ijambo ni nk'inkota. Niyo mpamvu aravuga ngo aho kuntuka, aho kuvuga nabi wankubita, kuko riya jambo wavuze warivugiye mu kigurupe mu kigare, ariko abantu batanu bose mwari kumwe baratangira kubona uriya muntu nkaho ari igisambo. N'ikimenyimenyi, we are in the campus now, or you will arrive outside in the work. Every time they will think about you, about that you are a thief. Niyo uzabura mu kazi ndetse no muri mwe uzagira amahirwe agakira, ntabwo azamuha akazi nyuma y'imyaka ingahe? Nyuma y'imyaka 5 ingahe uzamuha amakampani. Muzi umuntu wa mbere usirinda guha akazi n'uwo bakubwiye ko ari igisambo, kugira ngo byari ariko ibyo byavuzwe byagumye kukuba mu mutwe, bakubwira ko runaka ari igisambo, kandi ibyo warabikumanye ko ari igisambo. Ntiwanamwihera n'akazi, ntiwanamurangira n'akazi. Ndamurangira se niba kandi bizabazwa, niba se kugira ngo ni igisambo sha reka da. Aho ikibazo ni amagambo y'abantu. Criticism is a bad thing, and it has the consequences in our society. Buriya rirata muzare abantu bose babwiye ko irata, iyo umubonye kuko ubona yirata kubera batarabikubwira ntabwo yirata, ariko babikubwiriye usigaye ubona yirata. Mwareka kuvuga abandi nabi, mwige kuvuga abandi ibyiza aho kubavuga inabi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimukabe mu nteko y'abaneguranye. Wahirwa abataba mu nteko y'abaneguranye, mu yandi magambo y'abatavuga abandi ibibi. So bigira ngo wajya kuvuga ibi byawe se kuvuga iby'abandi, ariko iyo ugize kujya muri ya muntu izindi zisigaye zose uko ari zingahe ikababwira nimugera mu kazi. Umunsi nababwira ibintu byiza, uzamura abayobozi ejo bundi hafi ya mwese uzamura abayobozi, ariko nimugera mu kazi umuntu agatangira kuvuga ngo uriya mukozi n'utwikiye kampani, uriya ugasanga ubone kuvuga amagambo uriya muntu uzitondera uwo muntu ukubwira ngo uriya muntu nta makuru yo gutanga, ariko nta n'amakuru atagomba kwibazwaho.
uzagifate gute ubikora ubushakashatsi bwawe kandi uri kubikubwira nawe umukoreho ubushakashatsi niko bimeze uko uriya muntu hari uko tuvuga ibiturimo shawe uriya muntu ni umugome turebye hafi twasanga ari wowe mugome uriya mukobwa ni umusambanyi shawe ntabwo isi wowe go inside of your heart ni wowe musambanyi kuko ikikurimo nicyo uvuga ni nacyo iri gukondoro nacyo iri gukondorora nyine kuko bikurimo it's psychological impact. But something which is very important to our study today is to leave that behavior of saying bad one another because it has a psychological impact and bad impact to your neighbor and in general to our society. umunsi umwe umuntu yavuze undi nabi nyine biramenyekana yamuvugaga nabi ko ari umunyamwanda wakunda abantu babivugira uriya mugore uriya n'umugore yari umugore w'umusirimukazi ndetse hanze akaba ari umusirimukazi nyine bigaragara noneho burya biviriye gusenga umudamu umwe abwira undi yari umudamu yambaraga agakweto kagenda gashinga nyine ukabona ko ari umusirimukazi bavuye gusenga uri kureba uriya mudamu cyangwa uriya mu rugo ni ikinyamwanda umenya ahari n'uburiri bw'iwe atazi ku busazi babivuganye gutyo atari kuzabigira ibanga. You understand? That is a secret. Noneho nyakubwirwa ko ari ibanga nimubaze niba iyo nkuru ari iy'abagore cyangwa ari iy'abagabo nibugu bimbaza ibyo bintu nyakugira ibanga aragenda abikoze undi ushaka wa mudamu burya n'ubwo nyirana n'uwo munyamwanda ahubwo umugabo umenya iyo bakubwiye agakuru ugerekaho n'agakeregeshwa ka ibyo umugabo ntabwo bari babivuzemo ari wa kabiri abizanye ngo buriya umugabo ahora amukubita kubera ko ni ikinyamwanda. Okay, inkuru irabirinduka igera kuri wa mudamu umudamu biramubaza cyane ndetse n'abagabo babizamo kuba ari abantu b'inshuti urebye kugira ngo tuvugwa n'abandi tuvugwa n'inshuti zacu. Ubwo ikibazo kiba kibaye cya famiye ntabwo kikiri kiba kibaye cya famiye zirahura bari famiye eshatu uko bagiye bahererekanya iyo nkuru famiye eshatu couple eshatu barahura ubundi bari inshuti. Uwa kabiri muzi uko yisobanuye uwa mbere we yarivugiye uwa kabiri muzi uko yisobanuye yaravuze ngo warabimbwiye uravuga ngo mbigire ibanga nawe ubwawe byananiye wananiwe kubibika se nibyo urashobora kubika. You understand? Nawe byarakunaniye kubibika nibyo urashobora kubibika. Maze rero umugabo umwe yari umugabo w'umuhanga vuba umugabo ucisha bugufi arababwira ati dore turi hano turi inshuti rusange mumbabarire mubwire uriya mukozi iriya nkoko ayipfura amababa gusa ari nzima ayizane inkoko umukozi ayipfura amababa ari nzima rwose urumva aho amababa yavuye amaraso yasigaye ava nyine barayizana muri saro aravuga ati iyi nkoko se si ikiri nzima hari icyo yabaye mubwire uriya mukozi yongera ayisubizeho amababa yayo. Amen. Yari kubishobora niko rero buri gihe iyo tuvuze abantu nabi burya tuba twabahamije kugira ngo uzabasubirane ibyo biguma bizagorana. Do you know and do you understand how it is
it has a high impact on our society. Buriya kugira uzasubira umuntu wangije umuvuga abari muzima ntacyo bagutwaye, ariko burya wamuhamisha. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rishyiraho hagati, niyo mpamvu uyu munsi twongeye kubigarukaho kugira ngo umenye ko buriya amagambo yacu arica, amagambo yacu arakomeretsa, amagambo yacu yangiza abantu. Mu yandi magambo uzitonde, nujya kuvuga umuntu ikibi uzabanze witonde, unavuga uti Imana izarindiza. Niyo mpamvu ni isomo rya mbere kwa Ezekiyeli batubwiye ko aho kugira ngo uvuge umuntu nabi uzagenda ahubwo umuhanure. Ngicyo icyo twari dushinzwe nk'abakristo, aho kugira ngo ujye kuvuga ngo uriya muntu arirata, uriya muntu ni igisambo. That is the roots and the hoods. Try to go and to meet with him, and with evangelization you can avoid and you can do the diminution about his behavior. Kuko ubuzima bwacu koko turareba, kandi koko n'abantu babi bariho, yes, n'abantu babi bariho, ariko ububi bwe ntabwo ari ubwo kwigura ririmba. Ububi bwe uzabona umuntu w'Imana n'umuntu ufitiye Imana akamaro, mu gihe ububi bwe ugerageje kubugabanya, kandi uzabugabanya uko waganiye nawe. Muzarebe Yesu buri gihe abantu babi yabagiraga inshuti. Niyo mpamvu bamubwiraga ngo ari kuriya ni umuntu w'Imana gute asangira n'ibisambo, agasangira n'indaya n'iki byose. Ni gute uriya muntu ari umuntu w'Imana? Bamwibazagaho, ariko Yesu yari afite icyo ashaka kubagezaho, kuko umuntu ushaka guhindura umanza wamugira inshuti. Wasanga hano mu ishuri hari abantu batajya bavugisha kubera ko ngo bitwa abaturage, kubera ko bitwa ibisambo, kubera ko bitwa indaya, kubera ko bitwa iki. Ugasanga umuntu dusa naho twamuroje isi, n'abakristo tukaba twaramushize hariya. Ndetse ugasanga n'abantu twahaye akato kubera ko sosiyete yitwa ubwoko, natwe abakristo ugasanga twarigenje. Gusa ubukristo bwacu buriye Mana yadishimye. Yesu yagiye kwigisha ngo n'abafarisayo niko babigenza, n'abapagani kandi uko babigenza. N'abapagani bagira aho bikundira, nabo bavugana nabo bakagira abo badashobora kuvugisha. Gusa tutandukanye he n'abapagani? What is difference between the Christians and the pagans, the Gentiles? If we say the good thing to our friends, and if we can reject some of our neighbors in our society here, try to make all persons as our friends. Nubwira ngo Imana mubwiriza ritubwira ngo ugira inshuti nyinshi wizere. It is a good thing to have many friends, but the trustful friends must be checked in our society every time. We arrive in this society where the friends are few in our society. Bavandimwe, uyu munsi rero twongeye gutekereza ku mibanire yacu, ariko cyane tureba amagambo yacu. Burya abakristo burya kugira ngo uzabone bapfuye n'ibindi biragoye. Mupfe kwiga, abakristo ni bake biba, abakristo ni abakristo. Mupfe kurwana, umukristo watinyuka gukubita ni bakeya. Mupfe kwica, umukristo watinyuka ni bakeya. Ariko kuvuga ngicyo ikibazo dufite. Kujya mu nteko y'abanegura, kandi byaravuze ngo aho ibose batuye ngo aho babiri cyangwa batatu bari bamaze izina ry'Imana, Imana iba iri hagati yabo. Uyu munsi nagira ngo mbabwire ngo aho abakobwa batatu cyangwa bane batanu bari baba barimo banegura, aho abasore babiri cyangwa batatu bari baba barimo banegura. Muzi gitangaje, baba banegura opposite sex. Barabizi akenshi baba banegura opposite sex. Ariko muri rati byo mugira abasore bakagira bakivugira iby'imipira, bakwirarira bavuga ko Arsenal rwose ngo bagiye kwangaja undi mukinnyi, ukagira ngo hari n'ugiye kumwangaja.
Kuangalia kitu nasanga jaruna, kwa ngeuri nasanga jaruna, murabona beza cyane. Aho kugira ngo kariya rwose kariya narakabonye bakabonye hese waruye. Wakabonye muri hoteli runaka wowe waruye wagiye gukora ikigo. Twarabamenyesha. Kristo yazavuzwe. Ndekanize. Ibyo kuvuga birahari. Mwe kwiga muvuga abandi batura ibi hari ibyo kuvuga byinshi n'amasomo ntatworoheye ntagiye kuvuga ku masomo yo kubona byoroshye mukavuga akazi kari mukavuga indoto mufite n'uburyo muzazigeraho mukavuga ibyo kuvuga birahari sinzi impamvu dufokasinga ku by'abantu gusa kandi hari ibyo kuvuga byinshi byateza imbere Imana gishimwe. Amen. Reka rero uyu munsi dusabe izo mbaraga dusabe Roho Mutagatifu kuko niwe ukurikira akakubwira ngo ibyo ugiye kuvuga ntabwo byari ngombwa ko ubivuga. Ugiye kuyibaza ari byo bakabivuga byagirira akamaro. That is a good commandment. Try to say to others what you need that also they can say to you. That is very important. In other one, if you want to know something to say, it is a secret and a key of knowing what to signify and to analyze. Lord be with you. And in your spirit.